Yes guys, nongeye kugusuhuza, ukomeze ugubwe neza, ndakwifuriza amahoro, ndakwifuriza umugisha uturuka imbere y'Uwiteka kabisa, ndakwifuriza kugira ngo uzarame, ndakwifuriza kugira ngo uzagere kuri buri kimwe cyose wifuza kugeraho. Yes, na handi rero wumvira amakuru agezweho cyangwa se na handi uvana ibirimo biravugwa biriho muri ako kanya, na handi usibye hanga kuri The Truth Inside. Na wundi rero ni wa musore wanyu Bahati Chris n'ibisanzwe, mwibutsa gukora subscribe, nimba utarakora subscribe kugira ngo blood ujye ubasha kubona amakuru nko mu kanya nkako guhombya. Rero guys, ndaguhereza ikaze rero kuri channel yacu ya Truth Inside, kugira ngo ubashe kumenya ibirimo birajya imbere cyangwa ibirimo biravugwa muri kano kanya. Na yandi makuru rero nkuzaniye na makuru arimo aravugwa muri kano kanya, ikirori cyangwa se event cyangwa se festival irimo kuba muri kano kanya turimo turavugana ahitwa muri Uganda Kololo. Festival ni festival Eddy Kenzo yateguye, arayitondera arayitegura kabisa, aravuga ati hagomba kuzura. Mu Kiganda aravuga ati ndi no kujuza. Hagati yaho ngaho rero iyi festival dore ko yaje guhamagazamo abahanzi bagiye batandukanye, ndaza kuba kugezaho mu kanya. Reka sasa mbanze ngusobanurire uyu muhanzi Eddy Kenzo. No muhanzi wagiye akura, ubona yuko ari struggle, ibintu bye byose abifata nka hari struggle, kuko akunda kwita yuko ari haso hasaman, no kuvuga ati wa mutipe kabisa ukenera guhasolinga cyangwa se kurwana n'iki n'ubuzima kugira ngo agere ku ntego yifuje kugeraho. Hagati yaho ngaho rero uyu Eddy Kenzo murabyibuka neza ko yari umuhanzi wagiye azamuka mu bahanzi ba Uganda, azamuka ewana ubona yuko abashye cyangwa anashoboye, agenda atwara ama award agiye atandukanye zo muri za aba nominated muri MTV Award, aho ewana twagiye tumumenya ku ndirimbo zigiye zitandukanye nka cyarimo, indirimbo yagiye iramamara hirya no hino muri East Africa ibintu. Eddy Kenzo rero afite indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye nubwo tutagiye kuzirondora, ariko muri kano kanya ndakubwira yuko nawe ari mu bantu bagiye bavuga ati reka nshyigikire urubyiruko kugira ngo rubashe kugira aho rwagera cyangwa se kugira iyindi numbero rwageraho. Muribuka abana bitwa Ghetto Kid, murabibuka abana baciye ibintu muri East Africa ndetse no muri Africa hose kubera impano yo kubyina. Murabyibuka ko bari abana ba Eddy Kenzo. Eddy Kenzo rero amakuru atugeraho cyangwa amakuru dufite muri kano kanya, no muhanzi ukunzwe n'abantu benshi batari bake muri Uganda, no muhanzi ufite abafana, afite fans benshi cyane. Uyu muhanzi rero ubwo yazamuraga abana ba Ghetto Kids, akabageza ku rwego ruri hejuru, dore ko bagiye bakorana n'abastari bagiye batandukanye, videos zigiye zitandukanye harimo nka French Montana ndetse n'abandi bo muri Nigeria. Uyu muhanzi nkomeje kumuvugaho ni byinshi cyane kuko history yiwe reka mbaramburireho gakeya kugira ngo dukomeze inkuru yacu nkuko nateganyije kugira ngo nyibagezeho. Uyu muhanzi iki gitaramo yateguye, ariko ni cyari gitaramo ewana cyatunguye abantu benshi cyane, dore ko hari abantu benshi muri kano kanya, haruzuye hakubise. Iki gitaramo cyabereye muri Kololo muri Uganda rero, igitaramo yise Eddy Kenzo Festival Kololo. No kuvuga ati rero iki gitaramo yaje gutumiramo abahanzi b'ibyamamare bo muri East Africa, harimo n'uwo muzi icyamamare mu Rwanda uwo bita Bruce Melody, umwami wa Melody kabisa, witabire cyangwa watumiwe muri iki gitaramo. Haza kugaragaramo n'uwo bita Harmonize wo muri Tanzania, muzi cyane nk'umuntu wagiye akurira muri Wasafi, nyuma yaho aza kwivamo aza kwishingira rebo yiwe bita Konde Gang. Yes, uyu muhanzi rero ahangaha aho bita Kololo, urabona yuko ewana hashyushye, haci ibintu bimeze nabi, ibintu urabona yuko abantu kabisa bamwishimiye, bamwiteguye ubwo yageraga ku rubyiniro. Yakoze ibitangaza kabisa, abantu bagera naho batangira kumanika intebe hejuru, ubona yuko badashaka kugira ngo bibe ari icyo bita overnight, nukuvuga ati kukubita ijoro ryose mpaka kugeza mu gitondo. Hagati yaho ngaho rero ndagira ngo urebe uburyo natwe twe turi live turimo tukurikirana iki gitaramo, urebe comment mu bantu bose bagiye batera comment zigiye zitandukanye, bamwe bamushigikira, abandi nta muntu ubura abacanege, ariko amaso yawe araguha nawe, amaso yawe nawe araguha. Reka turebeho gatoya, ubundi ndakubwira ngo stay tuned
kugira ngo nawe ukomeze kwirebera ibirimo biraba muri kano kanya. Yes, tunakomeje rero ku bantu bose uko bagiye batera comment barimo barareba i live concert ya Eddy Kenzo festival. Hari uwanditse ngo ati uwitwa Anita kwa Gweli aravuga ati hello. Yes, hasi haza undi bita Anifa Bukenya aravuga ati tuwede banange. Yes, haza undi bita Joel Carolina aravuga this is a fake. Nkuko nkubwira rero nta muntu ukundwa na benshi cyangwa se nta muntu ushimwa na benshi mu buzima bibaho. Turakomeje rero tureba comment ziri hasi. Hari undi witwa Wilben Bismarck yavuze ati blessing Kenzo. Haza undi aravuga ati bita Nasa aravuga ati mazima chikute bahaba. Yes, undi hasi wanditseho aravuga ati bamwita Aisha aravuga ati nuko nguko I love you Eddy Kenzo mwana wange. Yes, ngo ati I love you Eddy Kenzo mwana wange. Yes, nundi haza undi wanyuma wanditseho ngo ati izina rye bamwita Mamukwaya Fatuma aravuga ati big up. Yes, for what you did bro. Nukuvuga ati rero dukomeje rero Eddy Kenzo urabona ko hariya kabisa kororo yakubise huzuye. Ubwo tugitegereje rero umwanya Bruce Melody araza kwinjira ku rubyiniro ngo turebe ukuntu none ibintu biraza kuba bimeze, ndetse n'uwa Harmonize ngo ikirore none kize guhira hamwe. Nuko kubwibutsa rero ko we ugomba gukora subscribe kugira ngo amakuru naze kugucika kuri The Truth Inside. Uri kumwe nanjye rero ukugezaho ibirimo biravugwa cyangwa se ibintu bishyashya mu kanya ndaba nkugejejeho kandi kantu. Niyo mpamvu mubwiye ati kora subscribe kugira ngo ntugacikwe n'ikintu nkuza cyangwa n'amakuru nkuzaniye muri ako kanya. Yes, sawa ni bye bye, ciao reka ngusigiremo nawe banze wirebereho ukuntu ikintu cya kimeze. Ikirori cyahiye uno munsi ijoro nakuryama maba.